twongeye kubashimira mwebwe mukunda gukora subscribe mukanayasharinga mukumva inkuru yacu ubutatu budatana. Uyu munsi twagarutse na episode ya 21, ntimucikwe. Ubushize mwumvishe uburyo Karara yagiye gusura Ticha muri gereza, ariko agezeyo babanza kumukuramo amagambo mu mpamvu z'iperereza. Nibwo umugore wa Jean Baptiste nawe yari yerekeje kwa Karara, ariko atazi ko yamubona. Nibwo nyirasenge wa Karara we yavugaga ati se mwakagira imana mwe, none se uwo mugabo kumubona namubona? Okay, ihangane mu kanya nka saa 4 bagiye hanze gatoya, turi buze kuza kuguhuza nawe nta kibazo. Murakoze cyane bana banjye, murakoze. Aha niho ngezeho kwicuza ibyaha byanjye. Ntabwo nzongera guhohotera umwana. Oya, si ibyo no guhohotera umwana, n'undi muntu wese waba uruta yaba akuruta, ntabwo ari byiza kumubona ukamufata uko atari ukamuhohotera. Oya, inzego z'umutekano, inzego z'ubutabera, twese twarahagurutse kandi buri jisho rirebera irindi. Utazagira ngo uzabikora ngo bigume aho ngaho mu byaro gusa, reka ahantu hose byarahageze. Hagati aho nibwo Karara yagiye kunabona Ticha baraje. Karara yirukanka cyane ahita amuhobera. Ticha, mana we washizemo mana we. Gushyiramo kose izi ni ingaruka zo kugira neza. Rero ntacyo nicuza kuri ngewe, kuko ibi byose byabaye ngufasha, nta kintu na kimwe nicuza. Icyambere cyo kibanze nuko nzi neza yuko mu byo nshinzwa byose nta na kimwe kindiho. Nagufashaga nk'uko nafashe umwana wanjye, njye nta kibazo mfite. Ticha ngo ariko dufitanye amasinde. Aye masinde sikara, waragiye uravuga ngo ngewe ngo naryamanye nawe, ngo ni ngewe ngo twaryamanye, ngewe nigeze ndyamana nawe. Kira, nose ayo makuru wayakuye he? None se uramusaraviyo yese wabimbwiye ngo niko rwamubwiye? Oya Kara, iriya ni iperereza bari gukora. Yagiraga ngo yumve nimba uri bwemere, ariko uhumura nta kibazo. Okay, gusa nyine nanjye nari ngukumbuye. Shakara, nanjye nari ngukumbuye. Umwana mu nda ameze ute se? Ticha ameze neza nta kibazo. Ticha, none se Kara, uriya sinyugusengera ndi kubona aza dusanga ahubwo. Ticha, ngereka mbe nigendeye. Ticha, ubwo nahejo Ticha. Sawa Kara, uretse kugenda. Oya, ntabwo nakomeza guhuza amaso n'uriya mugome. Karara we ntago acyumva ko ashobora kuba yavugana na nyirasenge, ko yaramwanze kurenza ukwemera. Nibwo Jean Baptiste we yakomeje gusatira umukecuru wamugezeho. Mwiriwe mwana wanjye,
Mwiriwe mukecuru, amakuru yanyu? Amakuru se ntabwo yarebanye naho wangize, ntabwo wazi. Gusa ikibazo kimbabaje ni uko wahangize ariko nawe urahansanga. Gusa ntabwo njye nakwifuriza ikintu kibi, sinshobora kukwifuriza ko hari ikintu cyakubaho, gusa Imana izagufasha utahe. Mwana wanjye se bajya bavuga ngo utazizi narashatse nkazira ngo narabyaye. Naho ngiye muri byose nta na kimwe nazize umutima wanjye mu butanyurwa, udabasha kwakira situasiyo mbayo, ahubwo ngashaka kwikuba no kwikubira iby'abandi, haba ibyanjye n'iby'umuryango. Ariko mukecuru, ndakumva mwana wanjye, muri iyi si, buriya isi baravuga ngo isi gukubita yiyicariye, kandi icyo wifurije mugenzi wawe samutayime igihe kigera nawe ukabona kikuguyeho. Rero mwanyifurije igifungo, ndaza ndafungwa amezi angahe maze angaha, maze kumenyera uburoko. Ariko njyewe nta kibazo mfite, kuko njyewe sinigeze nkubaganya umwana wanyu. Gusa sinakwifuriza ko waguma muri iyi gereza pe, aha ntabwo ari ahantu. Mwana wanjye, ikintu kinzanye nanagusabye ngo bakumpe biranga, ariko sinzi ukuntu mbonye tukubihatanira aha. Basi ndakwinginze, ibyo nakoze byose umbabarire, kandi nemeye kugushinjura imbere y'ubushinjacyaha bwose. Basi wowe ugatangira ngahiramo, kuko we urarengana, ufite umuryango wawe ugomba kwitaho, kandi nanjye nibura nanjye nta muryango nyine ukomeye mfite. Oya mukecuru, ntabwo ugomba kwigira gutyo. Umuryango uwo ari wo wose ufite nawe ubwawe uri umuryango. Rero ntuzi kuvuga ngo njye mfite umuryango. Umuryango wanjye ni mwebwe n'abana banjye n'umudamu wanjye. Rero njye buri muntu wese ndamwubaha kandi nkamukunda, kuko nanjye nicyo Imana yaduhereye urukundo. Ndacyagusaba imbabazi mwana wanjye. Mukecuru, nta kibazo pe. Hagati aho nibwo Karara we yahise ataha yirukanka, ahita atega moto arataha, kuko ntiyashakaga na gatoya no kubona mu maso ha nyirasenge, ntiyashakaga no kumuvugisha. Mata, ndumva wancitse aha ngaha, akira amafaranga. Ok, urakoze cyane. Nibwo Karara we yahise agera nyine mu rugo, hashize akanya gatoya agiye kumva abantu. Murinde, ni twebwe. Bite se mwana? Ni byiza. Amakuru yawe se ni meza. Muri bande ko nabamenye? Njyewe ni mama Cyomoro. Cyomoro uwuhe? Ni njyewe mugore w'uwo wa Mutica. Ni wowe umugore wa Jean Baptiste? Yego ni njyewe. Ari hese? Jean Baptiste arafunzwe. Ngo arafunzwe? Afunzwe gute? Afunzwe azira iki? Byagenze gute kugira ngo afungwe? Ntago nabona uko nabigusobanurira mubyeyi mwiza. Gusa twese turi gusenga Imana. Yarabeshyewe cyane, gusa ntacyo nakurirwa nguhisha. Nyine yamerekeje ku gipimo, umuganga ahita ahamagara polisi, ahita ababwira ko ari we wanteye inda, kandi ararengana pe. Ariko narabimubwiraga nkamubwira ati nutamuzanira amazi uzamuzanira ibisusa. Ntabwo byumvikana uburyo umfungishiriza umugabo wa cyana we
umubyeyi mwiza, kunduka ntacyo byakumarira, nta n'icyo byaguhinduraho. Nanjye mfite agahinda gakomeye, ahubwo reka dushakishe uburyo twafunguza umugabo wawe, kuko mvuye kuri polisi kubabwira yuko nta kintu na kimwe yankoreye, njya no kuri RIB, afungiye we kuri sitasiyo ya RIB. Rero mubyeyi, mumbabarire kwinjira mu muryango wanyu nkawuhungabanya, ariko mwana, nje kugarukira, nta kundi kuba byarabaye, reka dushake uburyo nyine twamufunguza, kuko tugomeje gutungana njye nawe ntaho twagera. Ntiwumva se mubyeyi mwiza, tukwakiriza iki? Uramutse umpaye n'amazi byanshimisha, kuko maze gatatu ntarya. Rero ihangane nanateka, ariko unarye. Ushobora guteka mbona unakuriwera? Ndabishobora tu, ndabimenye nose ko mba njyenyine, nta data na mama ngira, nta n'umuntu umwe tuvukana ngira, byose menyereye kubyifasha. Nzajya ngerageza. Hagati aho nibwo Clara na mama Cyomoroye bo bakomeje kuganira ibintu byose babyirengagiza. Bamaze kubyirengagiza, nibwo kwingerezaho Jean Baptiste baracyarwana urugamba rwo ku buryo yafungurwa, maze na wa mukecuru nawe yemeye kumufasha, maze Jean Baptiste agataha akajya mu rugo. Ako kanya nibwo Jean Baptiste haje umukuru wa RIB yongera kumuhata ibibazo, amubwira ati wa mugabo we, ndabona warakomeje kunangira, waranangiye cyane, ubu tugiye kugukatira, dore igihe cyose urumaze twari tutaragukatira, ubu tugiye gukatira, kuko turabona kwemera byarakunaniye no guhakana byarakunaniye. Ariko bavandimwe, njye narababwije ukuri, nababwiye kuri ya mwana nta kintu na kimwe cyerekana ko nigeze mufata ku ngufu musambanya. Uriya mwana icyo nakoze ni ukumufasha, kuko nanjye nafashe umuryango wanjye. Rero numva atari cyo cyatuma nzira ibyo bintu kabisa, cyangwa se mubona ko nigeze mbikora, basi nimureke muzampima amaraso DNA z'uwo mwana, nanjye mumpime, nimusanga byarigeze biba muzamfunge burundu. Oya, ntabwo twari n'igihe izavukira. Muzakora icyo mushaka, gusa Imana yo mu ijuru izandenganura. Ni naha dusubikiye igice cya 21, ubutatu budatana. Turabashimira ko mwese mukunda gukora, abakunda gukora subscribe mwese, mukanasharinga, mukandika na comment. Ndabashimira cyane. Uwiteka Imana nakomeza abane namwe, akomeza abareba icyoroshye, abahereza ibyo mwifuza byose. Nawe njyewe ndabakunda cyane. Ubu bateguriye akanabagezaho iyi nkuru yanyu, ubutatu budatana, ni Uwimbabazi TV. Mukomeze rero musharinge, murakoze cyane. Naho ubundi inkuru yo ubutatu budatana nakagaruka, ni buri munsi. Imana ibamugisha.